mwanyakiriye neza, naryamye neza, ni ukuri Frank Imana ikumpera umugisha na Divine. Ndabakunda, nzahora mbakunda, kandi Imana ibandagirire aho muri hose, ibampera ubuzima, ibampera icyo mushaka cyose, icyo mwifuza cyose, kandi umugisha wa kibyeyi mubaturiyeho. Ubu ndishimye ku bwanyu, kandi Imana ijye irinda ikintu cyose n'igisa nacyo, izabubakira urugo rwiza, izabubakira urugo rugendwa, izabahe icyo guha abashyitsi, izabahe cyo kuzimanira imfubyi n'abapfakazi, izabahe umugisha utangwa na kibyendo wabahaye, kandi n'ukomoka ku Mana isumba byose, nawo Imana iwubampere. Ni ukuri, kandi Imana ikomeze itegura ubukwe bwanyu, iburinde igisitaza cyose Satani ajya ahora abahunga muri byose. Ndabakunda, kandi urugendo mugiye kuzagira Imana izahagurukane namwe, ntazabe ari shoferi utwara, ahubwo hazaba ari Imana itwara, kuzageza igihe muzagerera muri iki gihugu, kandi nimutugeraho nzishima. Yego, igihe cyo gushima Imana kizagera, kandi namwe mukomeze mugubwe neza. Maze kwitegura rero, ngiye kugenda. Munshimire cyane Diane, yanyakiriye neza. Yego, yanyakiriye neza, yangaburiye neza, yampaye ibitunga umubiri, yampaye icyo kunywa, yampaye icyo kurya. Ni ukuri n'umwana mwiza, nawe Imana izamwubakire, imushakire umugabo w'igikundiro, imushakire umugabo w'umunyabwenge, imushakire umugabo utuje. Simvuga ngo hatagira ngo ni uko ari umwana nabyaye, ariko Divine umukobwa wanjye naragukunze, kandi n'umwana wanjye bebe, ntugire ngo ushatse nabi. Imana izabubakira, kandi ushatse umuhungu mwiza, ushatse umuhungu witonda, ushatse umuhungu w'umunyamirimo, ushatse umuhungu uzakubakira urugo rwawe.